ahantu udakwiriye kwishinga buriya ntukishinga imfubyi yasenga itasenga igomba gutabara kuko Uwiteka ni se w'imfubyi noneho ufite so na nyoko unaniwe gusenga uzarengerwa nande wowe noneho Imana ishimwe namwe murebe kuza ndi gukuruza inda n'iyi nda yanjye ukundengana itago bibaho kandi murakoze no guseka rata noneho ibaze wowe n'amabere kukuruza inda n'amabere muzira nge mwaturutse yazakimiza nari kugera hasanga umurongo wa 3 Yesaya 46:3 haravuze ngo nimunyumve mwanzu ya Yakobo mwe namwe abarokotse bo mu nzu ya Isiraheli mwese abo nahetse mukiri mu ndanga baterwa mukivuka ngabageza mu zabukuru ndiwe muzana ingimbi z'ubuyenzi ngibaheka nijye waremye nijye uzaheka ni koko nzaheka kandi nzajya ngiza mwakire neza ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana igice cya 12 havuze ngo icyo akora bamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ndi babyawe n'amaraso cyangwa ubushake bw'umubiri cyangwa ubushake bw'umugabo ahubwo babyawe n'Imana. Mwakire neza ijambo ry'Imana. Hanyuma nimundeke turebane ngoresha igihe neza twumva ijambo ry'Imana dusenga. Umunsi umwe nagize umugisha wo guhagarara imbere y'iteraniro ry'abantu benshi bari benshi. Hanyuma kuri uwo munsi nari mfite insanganyamatsiko y'ijambo rivuga ngo urukundo rw'Imana. Shaka kuvuga urukundo rw'Imana. Nza kumenya ko urukundo rw'Imana nibwo rwaduhaye amazina tutari kuzapfa twiswe. Ubu hano hari abantu batari kuzapfa biswe mama papa. Yego. Hano hari abantu batari kuzapfa badashatse kubera imigambi y'abantu. Ndakihandagaza ngo uzapfa nabi kandi akabyanzura. Ndakihandagaza ngo uzapfa utabyaye akabyanzura. Maze urukundo rw'Imana rurenza agaciro amagambo y'abantu rurangije ruduha abantu. Kuba uyu munsi wa none ufite umwana ni urukundo rw'Imana. Kuba uyu munsi wa none ufite urugo ni urukundo rw'Imana. Mu mipango ya Satani n'abambari gahunda yo kugira urugo ntibyari birimo, gahunda yo guheka ntiyari irimo. Turashimira urukundo rw'Imana. Hanyuma urukundo rugira imbaraga iyo ukunda yakosheje nibwo rugira imbaraga. Ikimenyetso cy'urukundo nyarwo ni imbaraga zishobora kubabarira uwagukosereje kubera kumukunda. Amen. Ni nabwo urukundo Imana yagaragaje umunsi Adamu na Eva bacumuye. Adamu na Eva bamaze gucumura, Imana yamanuwe no guhana kuko ni ihame ku munyabyaha ahanwa. Imana iza guhana ariko igiye guhana ihanana mu rukundo. Mu rukundo yagiye guhana. Igihano cya mbere igihana yagihaye inzoka. Yaravuze guhereye umunsi wa none uzajya ugenda ukuruza inda. Birumvikana ko inzoka itarakorana na Satani bicumuze umuntu ntabwo yakuruzaga inda. Niba gukuruza inda y'igihano ntabwo yakuruzaga inda. Noneho Imana ishiraho igihano cy'uko inzoka izajya igenda ikuruza. Hanyuma byari byoroshye kw'iki gihano Imana igiha Adamu, ariko ntiyagiha Adamu igiha Eva, igiha Satani igiha inzoka. Umva urwo rukundo rw'Imana rero. Nakoze imibare ngewe ntuye Masoro, naje nturutse Masoro nzamuka hano ngera hano. Ni ukuvuga ngo iki gihano Imana iza kiguhereza Adamu nakabaye nza ndi gukuruza inda ngagera hano mbarizo umuntu mwicaranye ngo yari kuhagera asanga. Noneho Imana ishimwe namwe murebe kuza ndi gukuruza inda n'iyi nda yanjye ukundengana itago bibaho kandi murakoze no guseka rata. Noneho ibaze wowe n'amabere kuguruza inda n'amabere muzira nge mwaturutse yazakimiza nari kugera hasa
urwo rukundo rw'Imana, urwo rukundo rw'Imana. Muririmbyi yigeze yuzura umwuka wera ahishurirwa urukundo rw'Imana, arangije aravuga ngo ntabwo wandemanye amahembe cyangwa ngo ndemane ngaya amakosa abantu bagira. Urukundo rw'Imana tubirebera mu bifatika. Ngiyo wagize imodoka Imana yagukunze cyane, ngo wazamuye etaje Imana yagukunze cyane. Ibaze gukubisa ivatiri yarangiza ikakubitaho amahembe y'inka ukajya wicara mu vatiri n'amahembe y'inka. Turashimiye muri iryo teraniro nabajije abantu bari bicayemo, ndababaza ngo ninde muntu Yesu ashimwe cyane, haleluya, waturitse wakuruzina habura n'umwe. Ndababwira ndi muri urukundo rw'Imana, bahita barwumva. Hanyuma Imana ndayikunda, ihita ibwira inzoka ati humura, nubwo nguhaye igihano ariko hari ibindi ngugeneye. Uhereye umunsi hagati yawe n'uyu mugore shizeho urwango rukomeye. Ahantu wanzoka uzabona uyu mugore n'urubyaro rwe uzamurya agatsinsino. Inzoka iranezerwa, Imana ihindukirira umugore iramubwira ngo nawe n'umwana wawe ahantu muzabona iyi nzoka muzayimena agahanga. Mukora imibare uhombye n'indi. Muri iryo teraniro mbaza abantu, muri iri teraniro hari umuntu wigeze aribwa n'inzoka? Habonekamo abantu bagera mu 8. Ndababaza ni none hari umuntu muri iri teraniro wigeze akubita inzoka akayimena agahanga ikava aho yayikubitiye? Haburamo n'umwe. Hano iyo twigisha ijambo bingana no gufata umutsima ukawukataguramo udupande, none buri muntu ukamuha agapande ke. Niyo mpamvu muri iri teraniro agapande ukeneye si ko mwene se akeneye. Ibyo bivuze iki? Uwo muntu kwicaye iruhande ntumwishinge, wasanga agapande akeneye atari kukeneye. Niyo mpamvu ngiye nigisha sijya asaba abantu gutera haleluya, kubera ko ngubwiye ngo uyitere itakurimo utaha umutwe ikukurya. Kuko iyo turimo twigisha umwuka asobanura kurusha umwigisha. Aramubwira ngo iyaba inzoka yarahawe kukumena agahanga uba warapfuye. Abyumvise ahita yumva urukundo rw'Imana, asiga iteraniro ajya mu isoko ajya kungurira ipataro. Ubukene nari mpagazemo icyo gihe ntibwanyemeraga kurara ntambaye iyo pantaro. Ngiye kuyambara sanga yajyamo abagabo 3 bangana nanjye. Ndi munsi umwe nari mu rugo ndi kumwe na madamu, mbwira madamu nisohoka tujya gutembera nk'abandi bose, tujya mu mujyi. Ikibazo ntabwo muramenye ibanga ryo gutura hafi y'ibintu Imana yavuze. Niba itarabisohoza nshaka ukuntu tura hafi yabyo. Niba Imana yakubwiye ngo uzajya mu mahanga tura hafi yabyo, shaka pasiporo uyibikeho. Niba Imana yakubwiye imodoka tura hafi y'imodoka, shaka perimi. Gutura hafi y'ibintu Imana yavuze. Turagenda tugeze mu mujyi, imbere yanjye haturuka umwana w'umukobwa aza yiruka ngo Irene ngo ndagukunda ngo nari narakubuze we arambore ananiringa yewe we hari abantu bazi guhoberana we yarambore ikintu cyabuze nakabisa. Akugira umugisha madamu twari turi kumwe arambwira ngo Irene ngo ndagukunda ngo nari narakubuze. Arambwira ngo ngwino ngwereka ahantu nkore. Abanza kunjyana imodoka zibari, anyereka imodoka ye Prado nshyashya. Wewe byaragucanze ngo muri minsi amafaranga yarabuze, ni weho bayabuze amafaranga arahari. Ari igihe umuntu agorana akagira ngo abantu bose bagorana. Ceceke arajyana kwa rubangura hejuru, nsanga umukobwa n'umucuruzi acuruza imyenda y'Iburayi gusa. Arambwira ngo Irene ndashaka kukwambika. Amba amashati ari ishati ifite agaciro k'ibihumbi 30. Ariko Imana n'igitanga
ayiseshwa gusa none weho uzajya uyamba niyangu yohereza nyahana gusa Imana iguhumugisha fata amashati ndamanutse ngeze kuri asikariye yo hasi umubabaro uraza ndababaza niki cyane umubabaro nibuka ko ampaye amashati ane afite agaciro k'ibihumbi 120 kandi ifite ipataro imwe yonyine y'umukara yakoze imwe kandi reka mbabwire mujye mwiga kugendana n'igihe kirazira kugura itise uri mu bibazo itise ntibashiraho supuresi kirazira kugura umwenda utari umukara kuko umukara y'imvura yaguye urahanagura utazakamesa kakananirwa kumva shaka koto kuri koto ishuzana supuresi bagira ngo ni sawa washiraho agacongo ntacyo bitwaye reka mbabwire ugomba kwiga kumenya kugendana n'igi umufuka w'amakara urimo uragura ibihumbi bingahe uyu munsi wa none 10 bingahe uyagurira he mama uwo muntu mundangira none reka mbabwire iyo ibintu byahenze nibwo abagabo bamenya ko abagore bangiza ntabwo munyumvise iyo ibintu byahenze nibwo abagabo bamenya ko abagore bangiza nuko umufuka ukigura 7 niba ucana icyumweru umugabo ntiyavugaga none siyatanga 14 akajya kumva ngurangiye ute kubera 14 ni menshi niba turi muri 14 kandi ukabizi ko udakora hakora umugabo gusa gabanya umwirato ngurateka umufiriti urwago umuceri urwago isosi urwayo ibitunguru urwayo watishe fata ibirayi ubikate mu firiti ubishyira mu muceri n'imboga n'inyanya hamwe amakara y'ijana arabihisha ukwiye kumenya kugendana n'igihe. Haleluya. Yesu ashimwe. Hakindi cyane y'umubabaro naravuze ngo iyaba uyu mukobwa yakamenya ikibazo mfite ntabwo aba mbaye amashati aba mbaye amafaranga reka mbahugure ndi Niyonsenga umuntu uzaza gushima hano akaza yikoreye imikeka uzamusubizeyo ayisubiza aho yayivuze azana amafaranga ngo nyine yanavuganye n'Imana ngo ndayibwira ngo nigira ibindi nemera ngo nzayihumukeka ngo nawuza bakubwiye ko dukeneye imikeka hano zana amafaranga gusa umukeka hanyuma ubuyobozi bw'igico buri buya burya nta muntu ukindi imyenda ngo nyembe wabwiwe n'iki n'ibinkwizi njyewe hari ibintu bitajya binkora ngo wanyishimiye gusanya ururabo wari uzanye 15 agace kakawunga ururabo urwo n'abasida rutoza zana kawunga umugati ukoze Imana agenda ukunda kawunga abana barye ndakukunda naho urabyo kwihorera dufite abantu baduhibya tudakeneye nawe umuntu ufite ikibazo cyo kurara ngo umuzanire urabo ngo yagize anniversaire kusigura bararutokoza kandi yarusubiza no kwisoko ngo bayamuhereze nasenganye n'umudamu umwe ngiye ngo ndakuvuga ko buri guhanura cyane ni so nagira imbuwe ndabwo guhanura si byanjye niba munategereje ngo ndabahanurira mwihangane gusa ngiye gusoza vuba ndebe ko yabareberamo niba mutegereje ngo ndahanura muhebe hanura rimwe mu mwaka ariko iyo mpanuye ariko ni rimwe mu mwaka
noneho umunsi umwe dusengana n'umudamu umwe ngize umugisha mbona nanjye biraje bije ndabivuga mbivuze biraba kandi njye mvuga ibintu byari bikomeye icyo gihe mutereka mu mwanya ukomeye muri iki gihugu nongere babwire ko umuntu w'Imana afite ubushobozi bwo kukwicaza aho we atariyica ntukamubaze ngo ariko kwa mbagaza imbere ngo yisangane ayo yise na Yesu afite ubushobozi bwo gukiza kanseri yananiye abaganga njya kubwira abantu ngo ngewe leta ingiriye icyizere ikampa akazi ishingiye ku mashuri nize ahantu bamba ngahayobora akavuga ati azahayobora bye ni mu rugo rwanjye honyine ku mashuri yanjye mu rugo rwanjye nabona uko batabona undi baruheza nubwo ati yewe muhamushira ariko ayo nize iyo yagiyemo Yesu ayiwe cecekere fata umuntu utagira akazi nkamutereka mu kazi ngamuha n'umushahara ngamubwira ati kandi ntabwo uzakwiruka njye na Yesu amen hanyuma uwo muntu umuhanuriye abona umwanya ukomeye biba ngombwa ko ahamagara abayobozi bakuru b'igihugu kugira ngo bishimane iyo nsinzi yabo bagiye gukora ubwo bukwe bwabo n'umunezero wabo biba ngombwa ko bampamagara baravuga ati Irene yaraduhanuriye ntabwo twakora uko atahana bakora inama basanga nijya mu bukwe meze uko nsanzwe meze ndabasebye umugore n'umugabo bakora inama bajya kungurira costume bagura costume y'ibihumbi 450 ariko bakora ikosa bibagirwa kungurira inkweto nukuvuga ngo wambaye costume y'ibihumbi 450 ukayambarira ku nkweto y'ibihumbi 10 na bingahe ukubonye akeka ibintu bibiri wayibye cyangwa se bayiguhaye ntushobora kwambara amazerisha ngo uyambarane bodaboda bari guhiga ibisambo baguheraho tumusumwe nari n'iteraniro ndigisha amavuta y'Imana aramanuka wiza bw'Imana buranyuzura ndangije kuvuga ngo amen mwiteraniro haturuka nk'umugabo aza yiruka arambwira ngo mbiriyo mikoro ndayimuha arambwira ngo ndashaka kugusaba ikintu kimwe ngo nyemerera umbere papa uwo mugabo andusha imyaka 10 ariko amavuta ni igitangaza havuga ati ndashaka umbere papa noneho uwo mugabo afite imodoka zirenga 3 afite amangazini inyarugenge yanzenguruje mu mazu ye n'ubusinzi umubare w'amazu mubyizo kuri muroko imunda kubwiye ngo umubere se afite ibintu biganuke wakanga kubase anahise mubwira ndi ndiso ndabyemeye gusa utabaye se umuntu nk'uwo wabase wande umuntu utazakubwira ngo abana be baburaye ufasha bitanga se agazi ndi ndiso ndabyemeye agafite telefone akampamagara ati papa nanjye ndikarame bati ndumva nshaka ko uyu munsi dusange nanjye nta kibazo akambwira ngo tega moto ngatega moto nta hoteli n'imwe nziza atanjyanye twagerayo akambaza urarya borosheti y'ifi urarya borosheti y'inkoko cyangwa ngamubwira ndumva mu bwiza ukuri rero ibi mbibonye vuba zose baziza umva kumenera ibanga mu buzima habaho umuntu w'igihe umuntu w'igihe iyo utamubyaje umusaruro mu gihe agucika ntacyo umukuyeho ndasubira muri ijambo rirakomeye mu buzima habaho umuntu w'igihe uyu muntu w'igihe ugomba kumubyaza umusaruro mu gihe kuko itamubyaje umusaruro agucika ntacyo umuvanye abakobwa bari hano bagere gutyo umuntu uziko ari umukobwa ngiye kubabwira akantu muze gushaka ukuntu guterateranya mungurire supuranite baye kandi zihorera
umugisha ukabona inyuma hari abahungu 7 bari kukwirukaho, cungamo umwe muzima mushikuzemo hakiri kare, niwihagararaho iyo umukobwa afite imyaka 22 aba afite umurenga. Nyine umusore udafite imodoka, udafite inzu, udafite akazi, iyo bari 25 ahita akuraho inzu, akuraho imodoka, Imana aba afite inzu n'akazi. Iyo bari 30 inzu ayivanaho, Imana n'abandi barakodesha ntacyo tuzaba. Iyo bari 40 avuga ati Imana uhumeka wese basinanga. Urahinduza abandi ibiciro siwe aho wabonye ukaranga shikuza n'umwenge ukaragabanya ibiciro, kubera ko abo bantu 7 ufite ntabwo bazahoraho, kuko iminsi gucika ni kugenda ukobana. Shikuza n'umwe hakiri kare ubumbaye nawe shikuzamo witegereza ngo reka ntegereze kuzaza meze ninde bakubwiye ko ari uzaza. Noneho ikintu cyatumye uyu mugabo niwe watumye ubuzima bwanjye buhinduka. Gute yabuhinduye gute? Twaragendaga tugahonda ifi, tugahenda umuhoko, twarangiza agakora mu mufuka akandi igihumbi ngo tega mu tutahe. Gasanga mu rugo bari kurwana n'akawungu, ngewe nahaze. Hano umukino nahishuriwe, naje kumenya ko ibi bihe ndimo ndi mu bihe byo guhekwa n'abantu, kandi iyo abantu baguhetse baguha ibyo bashaka ntibaguha icyo ushaka. Ndangije ndakubwira Imana duhereye umunsi wa none, umuntu wese umhetse anshyire hasi, Imana inyihekere. Umuntu ukeneye ko abantu bamuheka aze muhe n'abari bampetse. Yewe ndashaka banshyire hasi, Imana igere gute. Niba hari ikintu gifite agaciro kuri iyi si ni uguhekwa n'Imana. Niba hari ikintu kibi kuri iyi si ni uguhekwa. Ngwino hano n'ubundi ndi kubona abana afashijwe ra hagarara guca nk'agasigaye biri. Dore amabwiriza yo guhekwa n'abantu ni ukuba mu mugongo w'umuntu uguhetse. Kuba mu mugongo we ni igisobanuro cyo kirazira kubona icyo atarabona, kirazira kugura icyo ataragura, kirazira kutunga icyo ataratunga, kuko aguhora imbere. Reka ibi byihorere. Iyo umuntu aguhetse ayobora amarangamutima yawe, agutegeka guseka mu gihe kitari cyo guseka, akagutegeka kubabara mu gihe kitari cyo kubabara. Mu yandi magambo ugendera muri kondisiyo we hagazemo. Niba ari mu bihe by'umunezero wowe ufite umubabaro biragutegeka gusekana ngo. Riratubwira mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa igice cya 3 guhera ku murongo wa mbere, haravuga ngo hari umuntu wahekwaga agashyirwa ku irembo ry'urusengero rwitwa Yesu. Reka sobanure neza. Imyaka bamuhekeye ntibigeze bamurenza kuri iri rembo. Baramwikoreraga bamugeza ku irembo ati wahageze sha. Hamusi n'umwe yigeze arenga kuri iri rembo. Yakubwira ngo Petero na Yohana baza gusenga ngo ku isaha y'9 ngo ababonye arabasaba. No, ijambo rivuga ngo yasabaga buri muntu wese winjiraga. Ndagira ngo bahamakuru n'abantu basaba, ntabwo basaba buri wese. Hari igihe akorera bakabona uretse no kugusaba ahubwo nawe yaguha. Kandi ufite amaguru abiri, amaso abiri, yaruzi muri magabaca uyu nabakeneye guhabwa. Bivuze iki? Umuhetse wese aguheka kubera inyungu gushaka. Umuntu akwishurira ishuri igihembwe cya mbere, cya kabiri, icya gatatu bajya gukora examen, akakubwira ati nutamba sinishyura.
ugahita wibuka yuko nutamuha amashuri arahagaze ukagura muhaye si uko umukunda ahubwo nuko aguhetse. Abaduhetse rero badukoresha ibyo tudashaka, badushire hasi. Ngo Petero handi baza gusenga arabasaba, baramubwira ati uturere nawe babitaho ngo azi ngo hari ibyo bagiye kumu. Ngo Petero amubwira ngo ifeza n'izahabu ntazo ufite, ahubwo ariko hari icyo dufite, icyo dufite nicyo tugiye kuguha. Mu izina rya Yesu Kristo wa Nazareti haguruka. Birwa ngo ako kanya ubumba mbaribwe ko burakomera. Kabiri warabandaduka, gatatu ngo atere intambwe. Ni intambwe nashaka. Iyi ntambwe yateye ntabwo yiteye asubira aho bamuhetse bamuvana, ahubwo yiteye aho bamuparitse. Mbwirire nk'abantu babiri Imana mukuru aho abantu bamuparitse. Ari abantu bamuparika ahantu bakavuga ngo ntazahava tutamuvanye ntiyahava. Imana igiye kumukura aho bamuparitse irangiza hakurenze mu buryo bwisaba n'utera. Haleluya. Gatatu isaha bamuhagurukije ahari saa cyenda, kandi abashinzwe kumuheka baza saa moya saa mbiri. Bivuga ngo yamuhagurukije abashinzwe kumuheka badahari. Ndagira Imana ibikora badahari, imutabare badahari, ibagaruke basanga Imana yari yari. Ariko Yesu kukagaba baje gutwara umuntu wabo ngo bagera ahantu bamuparitse bahasanga ikarito gusa. Ariko babwira umuntu muri kumwe ngo bagiye gutegurwa aya kugira ngo mwizere ko umuntu ari guhanura bisabira. Ijambo ryavuze ngo ni munyumbeye mwabarokotse. Bivuga ngo gahunda Imana ifite no guheka abarokotse. Aha ndahatindaho gato, ntabwo iraheka umuntu wese, iraheka kurokoka niki nugukirira abandi bapfiriye, ariko nawe wari uri mu mubare w'abagombaga gupfa. Nicyo bita kurokoka. None mu yandi magambo ntabwo Imana iraheka abantu bose. Umuntu mwicaranye bimungirira ataza kubyina mbere y'umuziki, mubwire ngo ntabwo iraheka abantu bose. Muri gahunda yo guheka buri mwana mu mugongo wa nyina, buri mubyeyi wese afite inshingano zo guheka umwana. Hanyuma rero abo barokotse bo ni abarokotse ibyaha, nicyo nashakaga. Hanyuma rero kubwira heka boya yabyaye. Hanyuma Imana ibyara iti ubwo Imana ibyaye, ijambo ryavuze ngo abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba garuka hano. Witwa Faustin mwene Inoso, Faustin wo kwa Inoso. Iyo Faustin yumvishe ijambo bingana no kumva Yesu, kuko Yesu niwe jambo. Iyo Faustin yakira ijambo bingana no kwakira Yesu. Iyo wakiriye Yesu ubihamisha ikimenyetso cyo guhamya kimwe amatorero atagikora, kandi amatorero atagikora kizatuma abantu baririmba batazajya mu ijuru. Faustin akimara kwakira Yesu abihamya, ari igikorwa Yesu akora abantu mutazi. Kristo afata Faustin akamujyana imbere ya se, akavuga ngo papa wansezeranije ko umuntu wese uzanyizera uzamuhindura umwana wawe. None Faustin yanyizeye, mbabarira umunyandikira mu gitabo cy'abana bawe. Imana igafata igitabo, n'ijuru haba ibitabo bibiri gusa. Habaye igitabo kirimo abana b'Imana, hakaba n'igitabo cy'imirimo. Ibi bintu bibiri bitandukanye. Ikandikamo ngo Faustin ni umwana wawe. Ikimana bita ngo Faustin ni umwana wanjye, ako kanya Imana ihita ifata inshingano zo kuba se wa Faustin. Se wa Faustin ashinzwe iki? Kukugaburira. Bivuga ngo ibiciro bizamuke cyangwa birorere, ntabwo bikurere.
ntabwo amashami ajya gushaka ibyo kurya, ahubwo igiti gishora imizi kikajya gushaka ibyo kurya. Niyo mpamvu ngewe nkunda umuceri nanze no kuwuhaha. Nushaka bazamure ngo wageze kuri 40 aracyari manje bongere bazamure bararushwa n'ubusa atazajya kushaka kuko ndawukunda kandi ngunda kaboga ayayaye harabande tumuruye bazamure cyangwa barushe ushaka ibyo ndya data ashaka ibyo kabiri agomba kukwambika kukuvuza icyuti byose agomba kuguhumugabana kuko yabaye Yesu ariko bugingo buhora ibyo bimuhesha guhindura igisekuru cyawe kuko ijambo ryavuze ngo akimara kwakira Yesu ntiyabyawe n'ubushake bw'umubiri, ntiyabyawe n'ubushake bw'amaraso, ntiyabyawe n'ubushake bw'umugabo, ngo ahubwo yabyawe. Umva icyo bivuze rero, ibi icyo bibyaye niki? Abantu banga Faustin iyo bagiye kuroga baroga Faustin mwene Nose tusanze yarapfuye ntakiba ijambo ryaravuze ngo narambazwe na Kristo ariko ndiho ngo narasi nyuriho ahubwo ni Kristo uriho. Ndi umuntu mwicaranye ngo biba byaraguhitanye nuko byasanze barahinduriwe aderese ahantu ukomoka harahindutse. Imana igira abana babiri gusa, igira imfura yayo ikagira n'abakurikira imfura. Niyo mpamvu umuntu wese iyo akijijwe ahita ahabwa ku mwana w'Imana. Ntabwo Imana aza kuvuga ngo mva pasiteri uri pasiteri wayo se ihita ivuga ngo mva mwana wa uvuga ngo twese turi abana. Hari uwo Bibiliya yita imfura muri bene se bose, uwo ni we fura. Bivuga ngo niba twebwe turi bato Yesu akaba mukuru akabifura bisobanura ngo ni garafure. Sasa kuna umuntu wicaranye ngo Yesu ni garafure. Ntabwo si waraboya ngo kwemera turashima Imana ko Yesu ari umuntu nakwirangaho ngo asiranye n'abantu bakomeye uzamubwira ngo gabanya urusaku nanjye mfite mukuru wanjye ni Yesu ni garafureri uwageze ikuzimu agakandagira Satani akamugisha n'imakeraho shaka. None agaciro ka garafureri uzakamenya igihe uzajya kwiga ku ishuri ukajya kwiga ku kigo kitagiraho garafureri wawe nibwo uzabimenya. Iyo hageze utagira garafureri barakunyuzura. Buri mubyeyi wese aheka umwana we kubera impamvu ebyiri. Iya mbere ni uko umwana adashoboye kwihuta nka nyina. Nyina ni umunyembaraga, intambwe ze zingana n'iz'umwana. Iyo umwana arimo agenda nyina arikanga akamusiga kandi agasanga bakeneye kwihuta. Umva ijambo amubwira, aramubwira ngo mwana wa jya mu mugongo twihute. Bitubwira umuntu mwicaranye impamvu ije kuguheka irashaka kukwihutisha. Muri gahunda zawe zatinze, muri bya bintu byari byarananiranye iravuga ngo irashaka kukwihutisha. Impamvu ya kabiri ni uko umwana adakomeye nka nyina. Ntabwo umwana yabasha kunyura ahantu h'amanegeka, ahantu hacuramye ntiyahanyura. Ibimene by'amacupa abanzi batega mu mayira ntiyabinyuramo. Iyo umwana ahagaze arahagarara nyina akareba icyatumye ahagarara. Naribuze ngo nawe warahagaze kuko hari ibyo bamuteze. Noneho umubyeyi agira umwana we kujya mu bwongo twigende. Umubyeyi akanyura hejuru y'amacupa, umwana akanyura hejuru y'ibyo bamuteze, akanyura
wavuganye n'Imana, wavuganye n'Imana, aheka umwana we amuzane hano. Ko muje muri benshi kandi ikibazo mwese ntabwo muhetse, ntabwo ari uko baheka. Utanga abandi nyine aratwara umugisha, babeshye se. Ndashaka kukubaza, Imana yigeze ivugana nawe kizakubwira neza? Yakubwiye ko izakwishazanya n'abakomeye? Genda wicaraho nari nicara. Usiga isakoshi yawe. Sokore nziza cyane. Abantu batanga amazi abavuga ubutumwa bakumpera amazi aho ngaho. Bantu benshi bazi ko umuntu ahanura n'uko atitiye, ariko ndimo ndahanura bikomeye kandi. Mama, Imana yigeze ivugana nawe ko izakugirira neza. Ndashaka kukubaza, mu myaka umaze wari uzi ko uzicara hagati y'abashumba? Ngira umuntu mwicaranye ngo nuba mu mugongo w'Imana izakwicaza ahantu wari uzi ko utazigera wicara. Izakwicaza ahantu wari uzi ko utazigera. Ihurizo. Ko nabwiye ngo umubyeyi yicare nigeze nicaza umwana we. Uriya mwana angereye mu mwanya gute? Uhereye umunsi wa none Imana ihindura amateka yawe. Uhereye umunsi Imana iguhindura umumaro. Uhereye umunsi wa none izina ryawe ryubahwe. Uhereye umunsi wa none Imana ihindura amateka yawe. Yakire mu izina rya Kristo. Hari umuntu wigeze aza ateze imodoka? Umuntu ateze imodoka nagira iki? Mwe mwateze imodoka mwigeze mubona umugore uhetse yishyurira umwana we? Hishyura mu mugore akinjirana n'umwana. Bivuga ngo nta mwana wishyura ari kumwe nande. Ugenda ubwirira abantu bereyemo amadeni, ubabwire ngo bagabanye urusaku. Witonde yo karaje agira ate. Nukuri piyere bijurunisi ndimo ndahanura. Nukuri piyere bijurunisi ndimo ndahanura. Hari abantu bari barimo amadeni barabuze ubishyurira, byapfuye mutaramenya ushinzwe kubishyurira. Nta mwana wishyura ahetswe. Nibareke Imana igire gute? Ise yishyure. Mama ngwino hano. Dore nawe ugeze ku ruhimbi. Uyu mwana na nyina uri imbere ni murakoze. Umuntu nakubwira ngo akuri inyuma, uzamenye koko ko akuri inyuma. Biravuze ngo jya imbere nugwa mu rwobo abimenye yisubirire.
akareba imbere. Igihe Imana yari ihetse Mose yageze imbere y'inyanja, Mose abona inyanja, arebye abona ingabo za Farawo, avuza induru aravuga ngo turapfuye. Noneho Imana imubwira ijambo ryantangaje, niki gitumye untaki? Bivuga ngo ibiri gutakisha Mose ntabwo Imana yabibonye. Kubera iki itabibonye? Mose arimo arabona inyanja, Imana ikabona yatandukanye. Mose akabona ingabo za Farawo, Imana ikabona zashiye mu nyanja. Narivuze ngo urimo urabona ugiye kumwara, Imana ikabona bigiye gusobanuka. Kabiri, mbwirira umuntu mwicaranye ngo kandi turi kubona biri iruhande. Nyoko yabiciyeho kare, Uwiteka bitambutse mbonye biri iruhande. Ikibazo niwe aho ahengetse igikanu, ari guhengeza ibitamureba. hagarara gutyo. Uyu mubyeyi yashishije hangana kubera ko yashishije habiri, kubera ko adashaka ko uyu mwana agwa kuko urukundo uyu mubyeyi akunda uyu mwana, kugira ngo uyu mwana atamucika yashishije habiri. None barizo mwicaranye ngo abantu bagutega iminsi ngo uzagwa, iguheka yabanje kubahamagara. Niba kubwira ngo uzagwa, uzababwire ngo yajishije habiri. Ndagira ngo kubwira muri iri teraniro nta muntu n'umwe urimo ufasha Imana, ahubwo twebwe Imana iradufasha. Niyo mpamvu muri byavuze ngo yafatishije umugozi ariko rukundo. Izondo izazabe. Uyu mubyeyi kuko yajishije habiri, uyu mwana ntabwo ari mubi. Noneho iyo ataguye kandi abantu bamuteze iminsi ingagwa, bahindura amagambo bati asigaye yirirwa ari gucansa muri za nsengero zabo. Se namwe n'amakuru ya papa wirata asigaye yirirwa ari kucansa. Se irene bitete yirirwa ari kucansa. Niba kuvuga ngo uri kucansa uzahita unywa supurayiti, ubundi twaje kucansa, naje kucansa. Bibiliya ntibivuga ngo umuriro wo mu gicaniro uhore gahunda ni ukucansa. Yesu nzajya kucansa n'agasambu, no ku cyumweru nzajya gutekereza. Gira umuntu mwicaranye ngo gahunda ni ukucansa. Shiraho agashuka, turi kugana ku musozi. Iki kintu giteranye umwana na nyina ni karagashuka. Dore ikintu giteranye umwana na nyina ni akakanya. Kandi buri mubyeyi wese wicaye iyo agiye kugura ibikoresho by'umwana, akakanya barakagura. Ubu mukanya agiye kurira, hanyuma araba ari kurizwa n'iki? Umwana uri muri karagashuka arizwa n'ibintu bibiri. Icya mbere ari kumva ariko ntabwo ari kureba. Twese twicaye aha hatavuyemo n'umwe, nawe urimo nanjye ndimo. Aya marira turayarira, nta marira turizwa n'ibyo twumva ariko ntitubibone. Uwababwira imyaka ntegereje imodoka yanjye, ngatira hagati wingira yimuhaye, ngabyumva ngategereza ko nyibona ngaheba. Iyo uri mu gashuka uba uri mu gihe cyo kumva ariko ntubone. Ubu hari abantu bategereza amakwe bakagira ngo uraba mu gitondo, uri mu gashuka uheruka kumva gusa. Iguhaye inzu ndayakiriye papa, ugategereza inzu
mugaheba mugashuka urumva ntungone kabiri uyu mwana ikindi kintu kimubisa ntabwo agaragara ari wenyine mu mwijima aho nta muntu n'umwe umureba ubu niyo yaba avuga icyongereza kurusha Obama ntagaragara nubwo yaba ari inzobe kurusha abazungu ntagaragara hari igihe wambara ikanzu y'umutuku inkweto y'umutuku iminwa ukayisiga umutuku ishakoshi y'umutuku ngo urabona ukubwira ngo I love you ntihagire umusuhuza kubera uri mu gashuka ntugaragara ushake wimakiye birakureba ngo taye wiki ushaka kugira taye française ibyo birakureba uri mu gashuka ntugira ute ngo diplome ngo maîtrise ngo dogitora uri mu gashuka uradepoza ntibigaragara hanyuma muri aka gashuka turiramo inkoni nyinshi iyo umwana arize mama bagiye kusohora mu nzu zibaho ndabizi none mama ibintu byakomeye iyi myaka ko yazamutse ibiciro tekeka hose hari ikintu naje kumenya reka mbabwire maze iminsi ndi kwigisha ibanga ijambo rivuga ngo ni gute uryama nta ntsinzi ni gute uryama nta ntsinzi ntabwo nawe ugiye ku mazi barakubeshya uryama ute nta ntsinzi muranyumvishe wowe wishimye ariko bakobwa icyo gihugu nubona kitari kukubwira ngo ubukwe ni umunsi uzagikatire hakiri kare reka uri kurwana na 45 nirenga ntabwo uzabukibyara cyo niwe cyaba cyashaje cyabyara uri kugishinga gute ngo tuzaba tubyiga hoshe niba nta gahunda nagende uraryama ute nta ntsinzi uri kubishinga babishinga mu biki ko we niyo yaba afite imyaka 90 yabyara weho 90 bizaba biwaniyemo wibishinga hari abantu udakwiriye kwishinga buriya ntukishinga impfubyi yasenge itasenge igomba gutabara kuko Uwiteka ni se w'imfubyi none wowe ufite so na nyoko unaniwe gusenga uzarengerwa nande wowe namenye ko nugera mu kanya ko kuririra Imana ntuzaceceke itaragutabara uyu mwami yarize cyane nyina hindura uburyo bwo kumuhoza areka gukubita akagira ngo nana ikekekere tugiye kugera mu rugo amakuru akabonetse kuko amakuru akabonetse kuya kandi aya makuru ndayatanze aya makuru ndayatanze abantu nyacanze muri mu mugongo ni muhumure tugiye kugera hehe nitugera mu rugo ndaguha akanyonyo bati ndaguha akabiswi bati ndafashijwe no kwigema niko gatumye wicara ahangaha hari igihe biducanga ukumva inguti y'amazi ukubita ku mutwe utiruka ipataro ukayikuramo ugasarira ku gasozi byaba bigucanze wajya kumva ukumva ati nana ndi kumwe nawe ndakuzamuye ugiriye neza n'Imana wabikoze niyo mpamvu nusengera ahantu ukamenya ko aho hantu usengera Imana yahita avuga uzarara uhimutse ni ukuri ko Imana utazagwa ku giti hanyuma nubwo uyu mwana abona ari wenyine ariko nyina bari kugenda nubwo ubona byagucanze ariko iguhetse rirakomeje kandi ikomeje iva ahantu hari ibyaro irimo irava hari umukungugu irimo irava hari umuyaga nimugera ahantu hatari umuyaga iratwikuru wicaye atari mu mwuka umwihorere none ndashaka umbwirire nk'abantu batatu ubambwirire Imana iragutwikuruye igihe wabereye utabibona kirahagije kiragutwikurwa n'Imana mu izina rya Yesu Imana iragutwikuruye Imana iragutwikuruye Imana iragutwikuruye
ntabwo bigeze bamenya ko ari umuhungu w'inzobe, ntibigeze bamenya ko afite uburanga, ntibigeze bamenya ko afite igikundiro. ariko umunsi yaviriye mu ishyamba ubwiza bwe bwaragaragaye. naribuze ngo va mu ishyamba satani yagucecetsemo, va mu ishyamba abadayimoni bagucecetsemo, icyubahiro cyawe kigaragare, amashuri bize bigaragare, ibyo ushoboye bigaragaye, abantu banyuze haleluya. sigaje utuntu dutatu ngasoza. no rero umuntu wicaranye ngo Imana ndigira agakapu ndigira isakoshi igira igikapu. mubwire ngo Imana ndigira isakoshi igira igikapu. hanyuma muri iki gikapu harimo ibintu bibiri. ikintu cya mbere kirimo ni udukoresho dusukura umwanya, ariko ibintu bibamo biterwa n'icyiciro cy'ubudehe. iyo nyina aba mu cyiciro cya mbere aba ari udutenge dukasemo udupande tune. iyo nyina aba mu cya gatatu aba ari amaranje. iyo nyina aba mu cyiciro cy'ababosi aba ari pamperisi. turashima Imana rero ko yo igenda na pamperisi kuko ni bosi w'ababosi. impamvu buri mubyeyi twazo tudukoresha ni uko buri mwana wese ari umunyamwanda. yiyanduriza aho afatiwe. ubu ngo mwafashijwe bize ntiyakubwira ngo mama biraje abisuga kugira ngo Imana ikemure ikibazo cy'abana bayo b'abanyamwanda igenda na pamperisi. twiyanduza ihanagura. niyo mpamvu umuririmbyi yararirimbira avuga ngo iyo Uwiteka umucamanza yabonye hayo maraso agita umuki. Imana igendana amaraso y'umwana wayo niyitwezesha kukera. aha mama hagarara umutaka ushyiraho utwo tuntu dushyiraho usigara n'isakoshi none uhagarare mfashe aho harangije agashyira hakarangije hagarara gutya mbagaze hagarara ukureba hano. uyu mwana afite iki? hari ikintu afite? muri kubona iki kuri uyu mwana? ndashaka kubabaza kuri uyu mwana ni iki muri kubona? muri kureba iki? nicyo kibazo. mucyo sinikuri kureba nyine icyo ni ntabwo muramba igisubizo. cyangwa umutwe ikindi turi kumubonana ni umutwe gusa. ngira uwo mwicaranye ngo nawe bakurenze babona umutwe gusa. none se ntugire inzu ni umutwe gusa, ntugire imodoka ni umutwe gusa. sufite fiyanse wapi ni umutwe gusa. isi iyo turebye ibona umutwe gusa. hari amakuru idafite. ibintu by'uyu mwana njye narabimutwaje. iby'isi takubonana bigatuma igusuzugura. Uwiteka yarabigutwaje. ntabwo umubyeyi akuramo bibero ngaho umwana, akuramo biswi aho umwana, akuramo igihe umwana no ikintu kibihima arabimutwaza. niyo mpamvu abantu bazi ko ntacyo ufite bazatungurwa ikuyemo akabiswi. oya mwirira nushaka ubabare batanu babwire ngo Imana nikore mu isakoshi. igukuriremo ka kazi kawe
fata umutaka kubw'imbabazi z'Imana no kubw'ubuntu bwayo n'urukundo rwayo ndasaba buri muntu waje muri iri teraniro ahaguruke. Umuntu wabonye imbaraga zimuvana mu rugo ntabwo ari buri zimusubizayo. Noneho ndashaka kubahendahenda ku bw'aka gakoresho muri kureba. Buri muntu wese akomera Imana amashyi ukavuga. Ntabwo nzi imyaka ufite. Mbereye ku muntu uri mu nda ya nyina aha, uwo nyina twise, kuba akicyonga mu nda ya nyina, kuba waravutse, kuba ungana uko, nta yindi mpamvu ni aka gakoresho. Umunsi nyoko yakubyariyeho Satani yaravuze ngo inda yawe ivemo wowe na nyoko mupfe, kuko njye amakuru ufite nzi yuko nta mwana n'umwe uvuka Satani atavuze ngo apfe, kubera ko Satani afite ibyago n'inguma ntabwo abyara. Niyo mpamvu arwanya icyitwa umwana wese. Hanyuma rero urupfu ruraza, vuga ngo rwari rwaje. Imana irubonye ifungura umutaka. Urupfu rugwa ku mutaka, twebwe tubaho. Ndashaka kuvuga kuri aka gakoresho Mana nyir'ingabo. Wari uzi ko urugo rwawe ukirurimo uyu munsi wa none nta kindi kikubesheje muri uyu mutaka? Abo udukobwa tw'amataye twari twaritendetse ku mugabo wawe, muzi ngo sindimo kandi ngewe mfite amaso ndi kureba, maze papa araza afungura umutaka turataka. Cyangwa yari yaje papa afungura umutaka. Wari ugiye kungana, ugiye gusaba mu bantu, papa afungura umutaka. Nako ndashaka umuntu uri muri riterano ariko ufite amakuru apana y'ikigare, akavuga ati ngewe ndabizi hari aho naritsetse nari mwaye isoni zinkoze, arangije afungura umutaka. Abantu bategereza ko mwana baraheba, bategereza ko mpfa baraheba, abari gutera haleluya. Wabonye Imana ifungura umutaka, ihagarika ihembe ry'abarozi
barahabaye Mana, umutaka wawe barahabaye Mana, umutaka wawe barahabaye. Mbaza umuntu mwicaranye ngo wibutse ibintu Imana yakoze. Oya mumbarize ngo wibutse ibintu Imana yakoze. Mbere umugisha mwinshi cyane. Waba wibutse ibintu Imana yakoze. Wibutse ahantu Imana yahagaze. Ihagarara hirengeye. Ihagarara ku bana bawe. Ibahagarara aho ubyara abana bazima. Nakamuga karimo. Toremo niwe dodi wiyadosika. Bari basikari bawuzapfa nabi mu muryango. Imana ihagarara hitanye. Basabe. Munyemerere mbasabe. Munyemerere mbasabe. Twibutse neza y'Imana. Twibutse urukundo rw'Imana. Twibutse imbabazi z'Imana. Munyemerere dutere haleluya 3. Imana y'amahoro ni kumpera umugisha. Uko uhagaze mu mwanya Imana ari guhagararamo, aba ari byiza guhagarara mu by'iwawe. Kandi ndabona Imana nawe yarakumwaruye shana. Yarakumwaruye. Yarakoze yakurwaniye urugamba utagombaga kurwana. Ndakunda kubwira abantu ngo inzobe ntabwo ijya yubaka, kubaka umuntu wamanukanye na Yesu. Iyo utamanukana na Yesu urarubona ntabwo ukirurimo shana. Turashima Imana yakoze imirimo ikomeye ku buzima bwawe. Yenda wicara Imana ikumpera umugisha. Hanyuma Yesu atwigeta